Hari ukuri gukomeye buri abantu benshi batinya kwemera. Isi ntuyibamo ngo igushimishe cyangwa igukize. Buri munsi abantu babarirwa muri za miliyoni babyuka bafite inzozi, ariko si bose bazabona umuntu ubafasha kuzigeraho. Hari abategereza amahirwe imyaka myinshi, abandi bagategereza umuntu uzabazamura, abandi bakumva ko umuryango, inshuti, leta ari byo bizahindura ubuzima bwabo. Ariko se iyo turebye ibinyabuzima byabashije kubaho imyaka miliyoni nyinshi ku isi, dusanga bifite isomo rikomeye. Nta nyamaswa yo mu ishyamba iteza imbere ubuzima bwayo yicaye itegereje impuhwe. Intare ntitegereza ko impara iza kuyigwamo, inkona ntitegereza ko amafi ayisanga ku musozi, impyisi ntitegereza ko hari uyihigira. Buri munsi zirabyuka zikajya kurwanira kubaho. Iri si isomo ryo kuba umugome cyangwa kwanga abantu, ahubwo iri ni isomo ryo kwiga kwihagararaho ndetse no gufata inshingano z'ubuzima bwawe. Ngo waha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Iyo umwana avutse abantu benshi bamwitaho, ariko uko agenda akura agenda amenya ko ubuzima budatanga ibyo umuntu ashaka kubera gusa ko abikeneye. Abahanga mu mitekerereze bavuga ko umuntu akura neza iyo amenye ko afite uruhare mu buzima bwe. Uyu ni wo murongo uzwi nka internal locus of control. Uyu murongo wasobanuwe n'umuhanga mu mitekerereze, dore ko yagaragaje ko abantu bemera ko ejo habo hubakiwe ku byemezo bafata bakunda gutsinda kurusha abategereza amahirwe cyangwa abandi. Iyi niyo mpamvu ugomba kwibaza uti, ese ubuzima bwanjye ndabushinzwe cyangwa ntegereje ko hari uzabuhindura? Inyamaswa ntizibeshye. Impara izi neza ko ishobora kuribwa. Intare izi neza ko ishobora kumara iminsi idafashe umuhigo. Inyoni izi neza ko ishobora kubura aho yubaka icyari, ariko nta na rimwe byicara ngo birebe uko bizagenda. Izi zirakora. Abantu benshi bo bategereza ko ibintu bibanza kuba byiza kugira ngo batangire gukora. Nyamara aba bagategereza amafaranga, bagategereza ibikoresho, ndetse bagategereza n'inshuti, ndetse bagategereza n'amahirwe. Ariko nyamara amahirwe akunze gusanga umuntu watangiye gukora. Umwanditsi yavuze ko kwiringira ubushobozi bwawe ari imwe mu ntwaro zikomeye umuntu yagira. Iyo wiga kwigira ntutinya gutangira, ndetse ntugwa hasi kubera ko umuntu yakwanze. Ahantu utakaza inzozi kubera ko nta muntu wazemeye, umenya ko ubuzima bwawe ari inshingano yawe. Reba inkona. Iyo habaye umuyaga inyoni nyinshi zirahunga, ariko inkona ikoresha uwo muyaga kugira ngo izamuke kurushaho. Iri ni isomo rikomeye, aho abantu bazahora bavuga, hari abazaguseka, hari abazavuga ko udashoboye, hari n'abazavuga ko bidashoboka. Ibyo bavuga ntibigabanya ubushobozi bwawe. Intare ishobora guhiga inshuro nyinshi ikabura umuhigo, ariko ntivuga ngo sinzongera guhiga. Ahubwo abashakashatsi bagaragaza ko gutsinda bisaba kwihangana no gukomeza kugerageza. Umuhanga mu mitekerereze hari ibyo yise grit. Grit ni bisobanura kwihangana ndetse no gukomeza gukora ni ibintu byaba bigukomereye. Iyi ngiyi ni terimi ikoreshwa cyane muri psychology, ubwo ni mu mitekerereze. Iyo ibihe bihindutse, inyamaswa nazo zihindura uburyo zabagaho. Hari izimuka, hari izihindura ibyo zirya, ndetse hari n'izihindura aho ziba. Natwe tugomba kumenya guhindura uburyo dukora aho gukomeza gukora ikintu kimwe dutegereje ibisubizo bitandukanye. Nta ntsinzi ibaho idafite discipline. Inyamaswa zikurikiza gahunda ya buri munsi, nawe rero ujye ugira gahunda mu buzima bwawe. Ikintu cya mbere, soma, wige, ukore, ndetse usubiremo ibyo uri gukora neza. Ibyo uba ukora buri munsi nibyo bizahindura ubuzima bwawe. Abantu benshi babaho bashaka gushimwa, ariko iyo ubuzima bwawe bushingiye ku bitekerezo by'abandi, uzahora uhindagurika. Wige gukora icyiza, niyo nta muntu ugukomera amashyi. Nubwo wakuriye mu buzima bugoye, ejo hawe ntihagomba kugenwa n'ibyo wanyuzemo. Hari abantu benshi bakomotse mu bukene, ariko bakabasha kubaka ubuzima bwiza. Ibi bitangira igihe umuntu yemeye kuvuga ati, ubuzima bwanjye ni inshingano zanjye. Niba hari isomo rimwe wakura muri iki kiganiro, ntukabeho utegereje umukiza, baho witeguye gukora ibyo ushoboye uyu munsi. Nk'uko inyamaswa zibyuka buri mu gitondo zikajya kurwanira kubaho, nawe ujye ubyuka ufite intego, dore ko hari abazagufasha, kandi ni byiza kubakira ku bufatanye. Ariko ntukubake ubuzima bwawe ku cyizere cy'uko hari undi uzabukoraho mu mwanya wawe. Ibuka, ntugategereze amahirwe, ahubwo wowe amahirwe yubake. Ikindi, ntugategereze umuntu, wowe tangira wenyine. Niba wari wenyine birahagije. Ikindi, ntugatinye gutsindwa. Ibyo ngibyo ugomba kubyigiraho. Ikindi, ntugacike intege, wowe komeza urwane. Ejo hazaza si impanuka,
ahubwo ni umusaruro w'ibyemezo ufata buri munsi. Murakoze gukurikirana iki cyegeranyo. Niba mwagikunze mukande like, musangize inshuti zanyu kandi mukande subscribe kuri channel yacu kugira ngo mutazacikana n'ibindi byegeranyo byubaka mu mitekerereze ndetse no mu buzima.